Mwiriwe neza. Amakuru. Kigori nangaye. Abirika. Kari menshi. Wako na magana abiri. Kari cyiza. Ako nawe uri mwiza kirasa nawe kabisa. Magana abiri wayemye. Umura nawe ndi buguheho. Yuko wamaye ikindi kugira ngo mwite ngo magana 3 yuzuye sibyo ngakira ngarura ngende nihute gira vuba sibyo kiraryoshye nk'umugore wundi so mwana urayibuze nawe nzakaruka ariko uzamereho yego haba urakoze Merisi nzagaruka sara wirirwe This man ariko se shawe ino bihada wayigize nk'ari iwanyu aho cenda kubona naca mu ruguriri agakubona piriya yewe aha nahise bandi kwikaraga ino mihanda do bandi gushakira abakire bigiriye amazu ntabwo gikora muri bya biwe yaba bahara niho iyo akazi kabuze niho njya guhereza hari ahantu wacu nakora akantu dukora tukingwera byeri ndabura so naye ndahari ugira n'icyo ahubwo reka mubwire urumva reka abantu bakina umutwe mukorana mani si byaduha amafaranga basa batetse wa mugabo kazajya nsoma numve umva se yewe nshaka umbwira ikintu tugiye gukorera bari abaturage ubabeshye ngo nziranye n'umushinwa urumva ugenda ubabwire ngo ari umushinwa ugiye kuza azaduha amafaranga urumva ndaza nivugishwa igishiri ngo babeshye ko kiza ujye ubasemurira tubaka amafaranga tubabwiye ngo ari ayandi agiye kuza asuko bari abantu bazabyumva cyangwa bari abantu kumona ni urabakubita injuge we tujye mu kazi bose ndaza akanakwiruka kuko nebizigiyewe ntabwo yanyirukana nje ese kwajya ubundi hari imiti wamuhaye oya nta miti mani no gukora afangira amakamyo atatu saterura amabuye tugiye dushobora kubabwira ati bari abashinwa bafite amafaranga bagiye kuba bihindurira ubuzima noneho tugende tukusanya ubuceri bwabo bwose noneho ariko nibizamo leta we bazafata bya leta izabizamo mani gende umuyobozi gende mutwara sibo turasinda ariko nawe ariko umushinga w'umwirabura noneho ndabadenga wowe ugenda ubumvishemo urumva tubikore gute ndabona wowe urumva genda ubibabwire gutya nunavuga ati reka tumwakire naye ndahita nzamo nyine barase reka mubaze vugisha amashara nyene reka mubaze bari abantu urabizi harimo uwo bita garasa funga umutwe oya ibyo wibizana ariko uramwumvisha ntabwo nuri igikarasi barabyemera nawe rero urababwira ati ni umushinwa nyine wavutse mu Rwanda ariko avukira mu Rwanda ariko iwabo nta bashinwa Kareka nkubwire tumaze gupakira imodoka zingahe iyi si imodoka ya gatatu ibi bintu tuzapfiramo pe abe nicariye mwakambe nicyo ariko mani buriya bosi bimeze bike bosi nayo yabaye igihwinini mwana bosi asigaye atakazi akigendera none ibintu tuzakora urugo tubishobora n'abakora ubona ari bisa
bambwira komeza ubwire rero noneho buriya twebwe ahubwo wowe ndahitanze bari amagusa abantu ahubwo tubikore nuna hasi wowe genda ndahitanze amagusanga uramamagara kabaga ati rero tugiye kugira abashitsi b'umushinwa bazanye amadolari amafaranga wowe ihuta uri gutenda reka genda mbwire ba garase nabanze bawe batunganya hari aha wowe uri muri ati ihute ndahitanze ushaka ubwo ahantu bajya barayashyira ihute ze tubivange sibyo sawa Shaman ibi bintu ngiye kuzabireka nisubire mu kuko namwe nazabishobora Rebera nkaya mabavu umuntu yavunika iki ntabwo wabyitaho umugabo boss ari boss yazamunigana inkari oya boss we mwihore mana ahubwo ikintu ngende kubona tujye twibana amabuye tuyajyane ko ntago wabaho pe ako kantu cyanjye nzisubire mu birangiye hari umuntu duturanye ufite agafuso umuntu yazajya areba uburyo ufite umuntu duturanye ufite fuso ufite fuso kugeza twamwibira nk'amabuye twatuyakira hepfo mu cyobo ngutya aba bantu bo muri kampani bose bagomba gutanga amafaranga cyaje ukorana imbaraga nk'umuntu uri mu kazi ntugakore wagera aho bahari ubundi babwire wajya ukora nk'uri mu kazi ariko kuki gutera motivation amafaranga siwe ntabwo uzayabona none ntabwo nagiye kwifuza niyanze kumemba ntabwo ariko noneho wadaye niko cyazajya turikorera akazi naso boss wapfuye barasereka mbogisi boss urambyimba ariko boss unika nkubaza ubona turi abantu ubona turi ibikoko babona muri aya masaha yose umuntu atararya reba ujya se waje kurya cyangwa waje gukora boss uno muhanda uzuzura ryara ariko umva mbaye nkubwire 15 duhemba ntabwo bivuze ko watwiriza ubusa tupaki imodoka eshatu iyi se akanenda kuzura imodoka reka baze ahantu mubera n'ibidebiri ubundi mwebwe wowe wigeze umamagara uranga ngo nyohereza amafaranga zakwiye maze imyaka ingana iki muri aka kazi simise dikora isharo ese ubundi ureka mbabaza ariko reka ubwise kuri wowe nubwo ari wowe muntu mukuru muri no shansi uriya muhanda twahereye hejuru muri Kongo tumanuka tuza ino ahantu hose twakoranye twaguhembye bose kankubwiza bakoreje kwishansiye ngo uzunkoreshe sibyo ntabwo bakoreje ngo uzunyice none se reka nkubaze we ariko ikintu ndi kubabwira telefone yanjye ntabwo twageze umushahara twageze umushahara ubu reka bagire kwezi nawe ukuneze iminsi kubazanira umushinga ugiye kubahindurira ubuzima ni inkuru nziza ubuzima amenye imana ishaka iki wasanga harimo n'amafaranga umuntu akareba ko yaje rero mureke mbabwire nanjye ndicaye ego umunaniro we rero mureke mbabwire mwa basaza sibyo tugiye kuganira nk'abantu bajya imbuto sibyo oya nta mbuto wanga hari umuntu duhuye izo mbuto ariko izo mbuto wore kuzikora tuganire twumvikane ndabizi mwakoze ndabahemba dore amafaranga arimo hano mureke mbabwire mwese ufite umushahara wanyu na babandi basibye murayabamera ari umuntu twahuye bazamuye nande nyine tubwire bose umuntu afite inzara mani nahuye n'umushinwa muramuzi se yego umushinwa bano bakora ino mihanda turabazi noneho bambwiye ngo bagiye kuza muri kampani yabo ntabwo ari wundi uba mu biryo oya ni abashinwa ba nyabo banambaye n'ingofero z'abayapani wowe tubwire intego nyamukuru ihari ni yambwiye ngo umushinwa yambwiye agiye kuza abahindurira ubuzima icyo kintu murakizi ku bwawe senge urabona nsa nkawe ntari bitukomeza utubwire bose watubwiye ko naduhindura ubuzima umuntu akamenya ikintu cyo gukora akabamenemo amafaranga ariko ikintu muri bukore nakora byivugira naza hano umushinwa agiye kuza akakanya amasegonda 2 ngo batiri abantu bose na ba maringaringa bamwe banga gukora mubazi agiye kuza amahirwe Semani nta mutafu wanjye unyuze hano Semani nawe tubonye bitewe hari umujyambazi hari umuniga wanjye nyine unyuze amahirwe agiye kuza rero muri aka dukomeze twibwira ibyo umushinwa agiye kuza batema amafaranga ako kantu se nanjye wose ukora hano we nta nubwo dukora nubwo adakora hano yuko ni umuvandimwe ntabwo umuzi hari umuniga hari umutafu wanjye wari unyuze hano nibaguha
100% uzamaho inyungu kuko ntabwo ibi bintu wari ubizi kamenyereye nkamva da none se ari gukora hano reka ngusobanuze nanjye wanze unsobanurire ibyo bintu bimeze gute umushinwa yambwiye ngo agiye kuza aduhindurira ubuzima Wavuze urabizi ko birangira abashima ari abana beza ahubwo mwebwe mureke aze ibirambo yarabibabwira kagira inkuru naza avuga indimi mutazi nibwo muri bubyenge oya twamenyanye gute ibihugu okay muhamagare nta kibazo hari umuntu nta kuntu waba warabaye mu bitwo bwo shishwi shishwi mwishwa ese mwana wari shishwa shishwi ni hashwi inja Tantan chama ya turavuganye ambwiye ko yari ari hano hafi yarafashe akamoto ariko nangize ngo turutsindira mu ngo turavuganye ngo shwanshwi shishushwa ntabwo mwabimenya reka ngo siko nangize ngo nibiheka byo mu primary umuntu reka ngiye mbabwire man bosi wanyu nimba sinzi ako se bafite ikihe kibazo tegereza umushinwa ze noneho mubyibonera ako mwagiye mugira kwizera urakomeje uri se ngubwire bro sibyo reka tutegereze uwo mushinwa babwira cinconci oya muratse kugenda ariko wowe urajya hehe wanafite n'ibice niyo dore iki gikapu nicyo yamaye yambwiye ngo mumufashe apima ibiro bingahe nimujye ari kuguhamagara se ariko babyumvishe mwanjagaraje rega ntabwo mba nabimenye bashyiramo agasone gake reka numve ibintu ambwira ayishwi shwenshwenshwishwa ayishwishwa hishwa hashwe ashweshwe anishwi arikamishaya amilishani shwishwishwa arambwiye ngo reka njye kumufata muze uragenda ntugaruke shikira mahayi yasaze wahamagara 9 wasanga mani bitewe n'inzara nifitiye aramutse ariko tubeshye izina cy'Imana dunamugero na brother reka mbabwire boss wanyu n'umusazi ntabwo umusinzira ntabwo ari umuryagiye reka dutegereze mani buriya ntabwo wakiheba mani ariko umusazi arasaraga akagwa ku ijambo ariko nadusaba aragwa mu byuma amezi amaze atamemba nkodesha inzu ibyo biceri nabishakaga hari umujyambazi ugize gutya ntwara fone yanjye none ndamubuze ngandi ngo ni iniga yanjye cya ibyo byore mane reka tumutegereze ntakunda ntarebe reka dutegereze uriya niwe mushinwa akunda n'umusuzi uyu ni umushinwa shani shanon chongo yoni shana kanshani yaga uyu nguyu bamwita chongo juni avuye mu Bushinwa akaba yifuje gukorana namwe nyine tu you speak Kinyarwanda avuga Kinyarwanda shana shani wana inete sho Rwanda ariko bubwira ni igihugu cy'imisozi igihumbi none se ikibazo cy'amatsiko uyu mushinwa ko yambaye ntago avuga Ikinyarwanda ubu ntago ari kutwumva njye mbumbarize kuki yambaye reka batangiye kongorera na se bigenze ahubwo uko mbasa n'abasenegal shende wani Rwanda shani Rwanda shani wanye nubwo mubona ameze gutya abantu bamugiriye nabi baba bashaka kumwangiriza ubuzima ariko ikinashima Imana nuko ibintu yazanye kubaha akibifite kasuku se mutubarize ko mbona asa natwe kandi ari umushinwa twe turasa neza China wana yanisha na China shani peni sena Rwanda aravuze ngo umubyeyi umwe w'umunyarwanda umubyeyi umwe wo muri Afurika afite umubyeyi umwe wo muri Afurika akagera n'undi uba mu Bushinwa niyo mpamvu asa nkaho okay ntarebe natubwira ikintu cyamuzanye Shinwa nation wani shani Shinwana shano wunti aravuze ngo agiye kubaha amafaranga ariko namwe kugira ngo yabahe icyo nicyo twashakaga kugira ngo yabahe mutega amatwi mwumve aravuze kugira ngo yabahe
hari ikintu kuko amafaranga ye bisaba kugira ngo yabikuze mu manyarwanda kandi we aracyavunja aracyari amariya y'amashinwa aragira ngo udufaranga mufite tugende tutuhereho tuyafunjisha tuyazana ayishwira hano ihaha anashwira rero anashwira aravuze ngo amafaranga afite nayo muri kiriya gihugu kugira ngo nyine abone amafaranga ye yose nuko mumuha amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo abashe kuyabona byuzuye nta kibazo kiri ubwo mbega no kugira ngo abone ukuntu yabikuza ayo mashini kuyabikuza bisaba abanyarwanda arimo hano ari ndayango ni ikibazo rero kugira ngo byihute ufite makeya ayazane tutambikane ngiye kuguheza amafaranga yanjye turabakubiraga kangahe ku mafaranga yanyu ariko si wowe nkoresha mu kazi rero mu gihe kuma ayo mafaranga aba yafite kuri phone turayemera ntari boss kanyaguhereza ariko umenye ko amafaranga ngiye kuguha kuyamurimo yose ndakongeza reka mbe nkubwire boss niyo rero ngiye kuguramo umwungu waraye epfo nkajya kwiteka umenye ko naburaye nabwiriwe oya turagukubira gatanu nutuma mburara oya ni nka beti ni nka beti midegede nk'itekera ibyo bintu byanyu rero nanjye sinaguhaye ndiho hari nta kintu narindiho reka njye nkubite kuri kode ushyize reka ndebe message aya naya akazi keza nta kibazo nimutaye buri ariko uyu mushinga ufite amagambo menshi nawe tubura turamumena yoroshye mu biganza nk'uwari igiceri rega mugende ariko mani sizo niba ndutubura uriya mugabo ni reka nkubwire uko n'aba bantu bameze nababonye sha ntakirimo pe oya reka tukubwire mani kugira icyo mba uriya muntu nabonye ntakirimo pe oya mwihore umva reka nkubwire mani uriya twe turamwizeye ni boss wacu ni boss wanjye ariko usura bari kumwe mani tumubwire sibyo genda aha amafaranga muhaye none rikurare baba reka nkwereke ukuntu ibintu arepfo mvuye kwikorera amabuye nta mushinga washaka kwigira nk'abanyafurika ariko ntabwo waba umeze kuriya baba bibaho tujye dupfa kwemera dupfa kwemera wasanga igihe cyaba cyarakubiriye mu bushinwa ariko n'ubundi gisa ariko sha wazasanga naraguze imodoka kama mweri ifite ishaje ijemerana ibaze ndi mu modoka ariko nari bicomokere umuhungu wa Semana ndi mu modoka ndi kwitwara baba reka ngire gutya mbacike ngende ndebe uwo muniga okay nari bigenda nzagwara ifuti nzagwara ifuti nari mwe mwanyenyaze murebe je ni nyabona umuntu wa mbere nzateta ni mushiki wawe nikomereze we twakize byarangiye mani ugiye kuva ku bukweto bro ugiye kuva ku bukweto ntabwo musakena na mama wawe nzamuha sawa gerayo mani nzagwara ifuti ndi gutwara imodoka ye wara turakize karabaye gira ngo ikintu cyambi